nibyo koko udukingirizo mbose no kubura ahubwo twarahenze. Twarahenze ubona n'urubyiruko rudukurikiye rubyumve. Ibintu byinshi biri kugenda bihenda. Niyo mpamvu iyo tukangurira urubyiruko cyane cyane nyine cyambere ubundi baro kwifata byananira n'umuntu agakoresha agakingirizo, ariko nyine tugenda turahenda. Niba kamwe kaguraga 50 wenda kayiza kwijana, karito wenda yaguraga 30 isigaye igura 70. Ariko ntabwo twavuga ko biragahenda cyane ku buryo ki udukingirizo twabura. Tuba duhari, ubundi ashobora nko kuhagera agasanga twashize, ariko ugeze mu mujyi wa Kigali usanga nk'abahanzi benshi yara hano nk'abatwaye za Kinyaga Award n'abahani Rusizi kandi bose baciye hano. Hari n'abashinze umukino wa mbere muri Afrika ku isi witwa Bonezaball, hahandi muri Afrika no umukino wonyine washinzwe na washingiye kwa kino kigo. Ibinyamakuru byinshi bihora biza kureba ndetse n'abazungu bakaza kuwigiraho, usigaye ukinwa no mu Bwongereza. Ku buryo hano Rusizi ku kigo cy'urubyiruko ni igicumbi cy'impano. Baraza bakiga ICT, twigaga ICT bisanzwe, ariko ubwo nabyo turabikomeje. Abantu bazajya baza biga mudasobwa, nibamara kuyiga bigishwe n'imashini kabuhariwe, zimwe zandika ku myenda, zimwe zishushanya, zimwe ziprintinga ibintu bikozwe mu mbaho cyangwa mu byuma, bimwe bikora ama design atandukanye. Nta n'ahandi ndazibona muri aka karere, zije ari nshyashya. Ubundi zabaga i Kigali, ariko ubu natwe zaje Rusizi. Ubwo rero turashishikariza ababyeyi bose kohereza abana. Hari abajene benshi bari mu rugo badafite ikintu bakora. Ubwo ubumenyi bwose ni ubuntu, mu gihe abandi babyize batangaga amamiliyoni n'amamiliyoni. Ndagusuhuje kandi none nguhaye ikaze ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi ugakunda ibyo dukora. Njyewe nitwa Mr Bean. Iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye, rumwana w'umushi ubikunda kandi ubyemera. Ngushimira ko dukurikira mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi twaje kuri Maison de Jeunes ya Rusizi, ni ikigo cy'urubyiruko gitanga ubumenyi ndetse n'inama ku rubyiruko bafite imyuga itandukanye. Ariko uyu munsi twasuye Yego Center ya Rusizi. Ni ikigo cyiza gifasha, cyatangiye gifasha urubyiruko kubigisha bijyanye n'imyororokere, ariko kugeza amaginga ya ntago ari byo bagitanga gusa, batanga n'ubumenyi butandukanye. Kuko nkuko muri buze kubibona cyangwa umuyobozi agiye kubidusobanurira, agiye kudusobanurira uburyo hano bakoramo, bakigisha urubyiruko imashini, bakigisha ibintu bitandukanye ndetse n'abana bakabigisha ubumenyi butandukanye. Byose ugiye kubikurikira hano. Iyi ni Bean Empire ndetse na Maneri Entertainment, tubana umunsi ku munsi kubagezaho amakuru. Ndagushimiye rero, tujyane udukurikire. Fight. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Uratangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Musoni Audace, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Rusizi kizwi ku izina rya Maison de Jeunes cyangwa Yego Center Rusizi. Iki kigo ku muntu utakizi cyangwa se ku muntu udukurikiye wamusobanurira ko ari kigo ki? Nibyo koko kino kigo cy'akarere ka Rusizi cyatangiye mu mwaka wa 2014. Gitangizwa n'umushinga witwa HDP, ariwe wacyubatse, ariwe wubatse ino nyubako mubona aha ngaha. Cyatangiye gishinzwe kwita ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'urubyiruko, cyane ko muri icyo gihe urubyiruko rwari rwugarijwe n'ubumenyi buke bwo kudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere, bigatuma bagirwaho n'ingaruka zinyuranye, harimo gutwara inda zitateganijwe, kwandura agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nyuma rero nibwo cyaje kwagura amashami yacyo. Nyuma y'uko umushinga witwa HDP urangiye, wahise ugishyikiriza akarere niko katangiye kugifata mu maboko guhera muri 2016. 2016 rero akarere ka Rusizi gashyiraho abakozi bacyo muri serivisi zitandukanye zo kugira ngo bakomeze gufasha urubyiruko. Nyuma yaho gitangiriye guhera 2016 kikageza amaginga ye, murabona kimaje kugera kuki?
nk'uko nari mbivuze hashyizweho serivisi nyinshi. mbere ari serivisi ijyanye n'ubuzima, hagiye hashyizweho serivisi ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariho urubyiruko rusobanurirwa ibijyanye n'imihindagurikire y'umubiri wabo, bakiga uburyo ki bagomba kwitwara mu gihe wenda bari kugenda bakura, bakipimisha agakoko gatera sida n'uburyo ki bagomba kwirinda virusi itera sida, bagasobanukirwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'uburyo ki bagomba kuzivuza, ndetse bakiga n'uburyo ki bwo kudasama ku bangavu. Indi serivisi yagiyeho ni serivisi y'imyuga. ngo twagize imyuga itandukanye, tugira mekanike, tugira sudire, tugira amategeko y'umuhanda, tugira kudoda, aho iyo myuga yose mu by'ukuri kuva icyo gihe tumaze kwakira nk'urubyiruko rurenga nk'ibihumbi 20 muri izo serivisi zitandukanye, kandi tubona koko byaratanze umusaruro. haba abamotari benshi tubona muri uno mujyi wa Kamembe nka 80% bose perimi bazikuye kuri iki kigo. Turabona n'abatayeri benshi muri uno mujyi wa Kamembe, uhageze rwose ukavuga ati ese mwigiye he, nta handi bahita bakubwira ni kuri Maison de Jeunes. Ndetse hari n'abantu bakora mu masaro de coiffure bose nka 99% nabo bizaha, kuko nta n'ikindi kigo gihari kigisha ibijyanye no gutunganya imisatsi muri aka karere uretse Maison de Jeunes. kandi mu by'ukuri tugenda dukorana n'abandi batandukanye. Iyo bashatse abakozi bahita bampamagara, nanjye ngahita mbahuza nabo bakabaha akazi. Uravuze ngo ngahita bahuza nabo bakabaha akazi, ariko se abo banyeshuri bose mugenda mubona umunsi ku munsi bigira ubuntu? No kuvuga mu by'ukuri nyine ni ikigo gifasha urubyiruko, twavuga ko bigiye ni nk'ubuntu kuko bishyura amafaranga yo kwiyandikisha. Kuko hari umuhanga wavuze ati yumfashije ntabigizemo uruhare ubundwanya. Mu by'ukuri aje kwiga nta n'ikintu yatanze, nta ruhare yabigizemo. Twagiye tuyibona, twigeze dushyiraho gahunda yo kwiga ICT, tubishyiraho ubuntu 100%, nta n'igihumbi atanze. Ariko twaje mu cyumweru kimwe ikindi ntibagaruka, kubera ko yumvaga bitazagira umusaruro, nta n'icyo natakaje. Ariko nibura yagize uruhare agatanga ayo mafaranga yo kwiyandikisha, aravuga ati ntabwo nsiba, kandi akumva nawe ko yabigizemo uruhare nyine akiga afite imbaraga, kuko yumva ko byanze bikunze niba nawe hari icyo yatanze nawe akabiha umwanya. Niyo mpamvu tutavuze ati ni ubuntu gusa, cyane ko wenda nyine haba hakenewe n'ibindi byinshi nubwo akarere kagira umusanzu gatanga, ariko bari n'abantu bo kubafasha nabo baba bakeneye nk'isabune. Ukivuga ngo ni muri uyu murenge cyangwa biri muri murenge wa Kamembe, ariko ukavuga ngo ni mu karere ka Rusizi, umuntu yahita atekereza akibaza ese ntago bigirira umumaro cyane cyane abantu bo mu murenge wa Kamembe gusa kandi ari by'akarere? Nibyo koko kino kigo kiri hano muri uno murenge wa Gihundwe. Akenshi wenda umurenge wa Gihundwe, Kamembe, wenda Nkanka, Mururu, mbega ino mirenge yegeranye n'umujyi, ahanini usanga ariyo nyine yiganjemo. Ariko ntabwo ari cyo bivuze gusa, kuko twakira ngo dufite abantu bagashonga za Nyakarenzo, ndetse hari n'ababwiye ko dufite nabo ku Nkombo. Mu by'ukuri kubera serivisi zihari n'inyungu abantu bazibonamo, baraza bagacumbika hano hafi, baba bafite amafamiye n'abatayafite. Hari amazu ahendutse ku buryo ki abantu baza bagakodesha nk'inzu bakibamo ari nk'abangahe, ku buryo ki umuntu ushaka zino serivisi ntabwo byamugora nubwo yabaturutse mu mirenge ya kure. Hari icyo se mubafasha muko gushaka aho kuba mu gihe baturutse mu yindi mirenge? Ibyo ndabibaza kubera ko hari undi mwana udukurikiye cyangwa umusore cyangwa undi muntu inkumi uri gutekereza nanjye najya aho hantu ndahakeneye, ariko kugeza amaginga akavuga ati se kari Kamembe, iwacu akaba ari mu Bugarama, iwacu akaba ari Nyakabuye, iwacu akaba ari Gikunda Mvura, hanyuma ndahagera ngewe gute? Ubwo si iby'abanyamujyi gusa cyangwa abantu bahegereye, ngewe mumfasha iki kugira ngo nanjye mpagere? Nibyo koko akenshi tuvugana n'ababyeyi. Umubyeyi urumva iki, mpamagarwa n'abantu benshi. Wana subiye nyine nyuma, sinabo muri aka karere gusa bahiga, hari ab'i Rubavu, hari abanyagatare nabo baraza, za Kayonza, mbega no mu tundi turere twose baraza. Nuko ngo iyo baje baba bazi contact zanjye cyangwa barazihawe, baramvugisha bakambaza ubwo ki bashobora kubona aho bacumbika. Ndabafasha mu by'ukuri, nubwo ntari umukomisiyoneri, ariko nkagenda nkabafasha gushakisha amazu.
kandi abahari abantu benshi bari muri uno mujyi barakodesha kandi ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Nta kigoye rero turabafasha nubwo yaba ari ubwa mbere ahageze akaza yisanga. N'abakongomani twarabakiraga. Mwarabakiraga mbere yuko bigenda kuri mwarabakiraga nabo mukabafasha bakiga. Nabo bakiga barangiza amezi 6 bagasubira iwabo kandi twabashakiye naho kuba kandi bikagenda neza. Nyuma y'umunyeshuri arangije kwigira hano akarangiza kwiga akaba yaratsinze neza, hari icyo mumufasha mu kumushakira akazi? Nibyo koko na niyo ntego y'ikigo. Nk'uko nabivuze haruguru, twebwe dushinzwe guhuza abatanga akazi n'abagashaka. Umushize ejo bundi twahaye amakoperative arenga nk'umunani ibikoresho, abize ubudozi tubaha amamashini, abize ibijyanye no gutunganya imisatsi turabibaha. Tugenda dukomanga hirya no hino dushaka abafatanyabikorwa bashobora gufasha urubyiruko, kuko hari n'igihe rurangiza mu by'ukuri bafite amikoro makeya, ariko ntabwo tuba twicaye cyangwa ngo duherere gusa mu kubaha izo nyigisho, ahubwo tugenda tureba andi mahirwe leta yashyizeho binyuze mu bafatanyabikorwa bayo, kugira ngo nibura umwana azarangize abone uburyo ki abishyira mu bikorwa. Ntabwo twavuga ko turakabigeraho 100%, ariko turabikomeje kandi tubona biri mu murongo mwiza. Kuba nabaza hano cyangwa ku rubyiruko ruza hano rwigishwa kwa biriya bintu by'imyororokere, mubona intego mwari mufite mwarayigezeho? Intego mu by'ukuri ntabwo turayigeraho. Kwiga nyine no guhozaho no kwigisha no guhozaho, cyane ko no guhinduka bifata igihe. Ntabwo umuntu yaza niba yarafite imico runaka ngo ahindure, kuko nabyo bijyana no guhindura imyitwarire. Nuko ngo niyo mpamvu tukibikomeje, uko iyo serivisi twayitangaga na n'ubu turacyayitanga. Dufite n'andi mahirwe, dufite abafatanyabikorwa RBF badufasha muri iyo serivisi, aba SFH, FVA, abari benshi cyane baza bakadufasha kugira ngo by'ukuri urubyiruko rushobore guhabwa izo serivisi. Kandi turanagenda tugakora tukabasanga no mu mirenge aho bari. Turacyanabikomeje ngubu muri no mpeshyi nibyo tuzajyamo, tugende dukora ibitaramo dukangurira urubyiruko n'izo serivisi kugira ngo bazimenye, kuko ari n'abatazizi. Tubabwira n'ahandi bashobora kuzisanga hafi yabo, cyane wena nk'uwibwe yashobora kutagera hano ngo bimworohere, ariko hari abandi dukorana ama centre de santé, kandi haba hariho serivisi, icyumba cyihariye cy'urubyiruko, ubwo kiyahajya agahabwa serivisi mu bwisanzure, kuko yaza akayihererwa hano ku kigo cy'urubyiruko. Ikindi amakuru natohoje namenye hano mbere udukingirizo mwadutangira gusa, ariko ubu ngubu ngo rusigaye twarabuze, byagenze gute? Nibyo koko udukingirizo mbose no kubura, ahubwo twarahenze. Twarahenze ubona n'urubyiruko rudukurikiye rubyumve. Ibintu byinshi biri kugenda bihenda. Niyo mpamvu iyo tukangurira urubyiruko cyane cyane nyine cyambere ubundi baro kwifata, byananira n'umuntu agakoresha agakingirizo, ariko nyine tugenda turahenda. Niba kamwe kaguraga 50 wenda kayiza kwijana, karito wenda yaguraga 30 isigaye igura 70. Ariko ntabwo twavuga ko biragahenda cyane ku buryo ki udukingirizo twabura. Tuba duhari, wenda ashobora nko kuhagera agasanga twashize, ariko turacyaboneka nubwo wenda umuntu atavuga ko ari nka mbere. Ariko nyine n'urubyiruko rubyumve, imbaraga tuzishyire mu kwifata. Kuko niba nyine udukingirizo turi kugenda duhenda nk'uko abajene bari kugenda babivuga, kandi niko bimeze nyine ku isoko, batekereza ati noneho turamutse tubuze byagenda gute. Ni na byiza yuko urubyiruko rwumva ko atari ngombwa gukomeza wenda no kwishora mu mibonano mpuzabitsina uko rwiboneye batarashaka. Ni byiza ko n'umuco wo kwifata cyane wenda kari n'umuco mwiza abantu bakomeza kuwufata kaho ari cyo cyambere abantu bashyira imbere. Ni iki kintu mufasha abantu bafite impano cyane cyane imiziki n'amakinamico, nyine ibintu bijyanye na entertainment? Nuko ngo cyambere tubafasha, ubundi cyambere tubabumbira mu makarabu. Tubabumbira mu makarabu bakaza, tukagenda tubashakira abantu twavuga bakuru muri byo cyangwa se babifitemo uburambe, bakaza bakabagira inama. Hano haba hari ibikoresho bitandukanye, baraza rwose ubikeneye akaza akabikoresha.
hari ibikoresho ntegereza ko navuga ngo ari n'ibya mbere no muri aka karere cyangwa no muri ino ntara ubwo ushobora no kugera ahandi ntubibone. Umujene rero wese ubikeneye araza akabikoresha cyane, kuko icyo tuba twifuza ni uko abikoresha ejo akajya kwihangira akazi, kuko intego yo hari gahunda ihari ya Minisiteri y'Urubyiruko y'uko habaho n'akazi biciye mu byo twita inganda ndangamuco. Turifuza ko zino mpano mbere abantu barazaga bakabyina bagakina amafilime ari ibintu byo kwishimisha, ariko ubu turifuza ko cyangwa se twaranabitangiye yuko abantu babikoresha mu buryo bwo guhanga akazi, akabivamo agatangira akabyitoza, ariko ejo bikamuhangira akazi. Dufite amagurupe atandukanye abyina indirimbo gakondo, ejo barabatumira bakajya mu birori buri weekend bakajya kubyina. Hari abavuga imisango b'urubyiruko, ndetse wenda n'abazajya bakenera bajye batubwira tubahuze nabo, ku buryo usanga hari ahantu bibagejeje. Hari abafotora, abakorera abandi amashusho mu makwe, barabizi kandi ubona bari ku rwego rwiza. Hari umuntu wari urava hano akabasa sefuru nyine akagera ku ntego ye, mukabona ko mwamufashije akagera ku ntego ye? Mu by'ukuri barahari benshi, wenda sinabara no kubivuga. N'iyo chano yitwa Manera Entertainment, abantu bose bahari babikora no kwa kino kigo cy'urubyiruko, wenda uru n'urugero rwiza. Benshi bajene benshi baramugana, kandi nabo ntegeza kabafasha bakazamuka. Kandi ikindi benshi buriya nuko bahise ko bigira i Kigali, ariko ugeze mu mujyi wa Kigali usanga nk'abahanzi benshi yara hano nk'abatwaye za Kinyaga Award n'abahani Rusizi, kandi bose baciye hano. Hari n'abashinze umukino wa mbere muri Afrika ku isi witwa Bonezaball, hahandi muri Afrika no mukino wonyine washinzwe na washingiye kwa kino kigo. Ibinyamakuru byinshi bihora biza kureba, ndetse n'abazungu bakaza kuwigiraho. Usigaye ukinwa no mu Bwongereza, ku buryo hano Rusizi ku kigo cy'urubyiruko ni igicumbi cy'impano, kandi hamwe n'ubufatanye n'akarere n'izindi nzego bizanakomeza ndetse bigende byaguke dukurikije umurongo tubona birimo. Abahanzi bifuza gukora ibitaramo babafashe iki? Ni ukuvuga ngo icya mbere, ubundi urubyiruko icya mbere wari ukeneye ni ukubona aho rugaragariza impano, kuko abenshi kugira ngo itangire no kumugirira umumaro ni uko hari abantu baba bamaze kuyibona. Icyo rero dukora buri kwezi cyangwa se buri gihembwe dutegura ibitaramo, tugatumira rwa rubyiruko rufite impano, buri wese akaza akazireba. Abanyarusizi begeranye na hano bose bakunda ibitaramo. Hari iyo twakoresha igitaramo usanga cyuzuye, n'igihe tujya tubona abantu barenga 5,000. Icyo gihe rero iyo babye abantu bangana gutyo 5,000 babonye wa mujene ufite impano wenda yo kuririmba cyangwa yo kuvuga umuvugo runaka cyangwa yo kwemusinga, icyo gihe cyangwa se kubyina, bahita bavuga ati uriya ahubwo reka tumutumira azaze gususurutsa ibirori byacu, bityo bakamuha amafaranga akabarungutse. Turabafasha kandi dufatanyije n'akarere, turabikora. Ndetse n'ejo bundi turimo dutegura n'ikindi gitaramo kandi tuzahembamo abahanzi bazaba bitwaye neza kurusha abandi. Niki kintu kiri hano wabwira umubyeyi ufite umwana we w'urubyiruko umubwira ati ngenda gushishikariza kuzana umwana wawe hano agakura ubumenyi hano, niki kintu wamuratira? Nibyo koko wenda bari babizi serivisi za hano zirazwi, ariko twagiye tugira n'izindi serivisi nshyashya. Ubu turimo twinjira mu isi y'ikoranabuhanga, kuko navuze tugenda tugira n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ubu turi gukorana na Risa, bafite imishinga ijyanye no guhanga akazi none biciye mu ikoranabuhanga. Baraza bakiga ICT, twigaga ICT bisanzwe, ariko ubwo nabyo turabikomeje. Abantu bazajya baza biga mudasobwa, nibamara kuyiga bigishwe n'imashini kabuhariwe, zimwe zandika ku myenda, zimwe zishushanya, zimwe ziprintinga ibintu bikozwe mu mbaho cyangwa mu byuma, bimwe bikora amadesign atandukanye. Nta n'ahandi ndazibona muri aka karere, zije ari nshyashya. Ubundi zabaga i Kigali, ariko ubu natwe zaje Rusizi. Ubwo rero turashishikariza ababyeyi bose kohereza abana. Hari abajene benshi bari mu rugo badafite ikintu bakora, ubwo ubumenyi bwose ni ubuntu, mu gihe abandi babyize batangaga amamiliyoni n'amamiliyoni. Ubwo rero n'amahirwe tubonye, umubyeyi wese nabwira umwana waze kuri Maison des Jeunes, ayo mahirwe ntamucike. Igihugu cyadutekerejeho
nibaza ayo mahirwe nabo bayabone, nibura duhanga akazi kurenza abandi. Wakongera ukatwibutsa imyuga yose muri rusange muhereza urubyiruko? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu dufite imyuga, dufite umwuga w'ubudozi, tukagira umwuga wo gusuka ndetse no gusokoza, tukagira umwuga w'amategeko y'umuhanda, noneho hakajya hakiyongeraho ikoranabuhanga, n'ibyo navuze byo gushushanya, kwandika ku myenda, gukoresha imashini kabuhariwe zikora design zitandukanye. Ibyo byose rero bigakorerwa kuri Maison des Jeunes, kandi urubyiruko rwose ntabwo ruhejwe. Niki musaba abandi, yaba leta cyangwa abafatanyabikorwa banyu kuko hano nahageze nza gusanga hano hari inzu, nyubako zimwe ariko zikoreramo ibigo bibiri. Niki mwebwe mwifuza kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza? Nibyo koko, abafatanyabikorwa nyine bamaze kubona amahirwe ari hano kuri iki kigo cyacu cya Maison des Jeunes ya Rusizi, babona ko ari byiza ko baza tugafatanya. Baraje koko, dufite amaserivisi menshi nk'uko muri kuyabona, cyakora nyine serivisi ni nyinshi, inyubako zabaye nkeya. Inyubako ni nkeya ariko urubyiruko ni rwinshi kandi runyotewe no kuzakira, ku buryo cyari n'izindi serivisi navuga zimeze nk'izirimo zihagarara kubera ukuntu inyubako ari ntoya. Ubwo rero niyo mpamvu tugira ngo abafatanyabikorwa batandukanye, ubwo dukeneye inyubako tuzongere. Hari n'abamaze no kubitwemerera ko bagiye kutwongeraho ibindi byumba, ariko n'undi mufatanyabikorwa wese wifuza gufasha urubyiruko, hano dufite espace twakubakamo ibyumba byinshi, ndetse na serivisi wenda ashaka gufasha nk'urubyiruko nayo ikabona aho ikorerwa. Kandi gushora imari ye cyangwa se gufasha urubyiruko ni ukwifasha. Kwifashisha urubyiruko mu by'ukuri nawe uba witeganyirije ejo hawe hazaza. Turagushimiye rero bwana muyobozi, turagushimiye kandi mukomeze mufashe urubyiruko rwa Rusizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye, rutera imbere, rwihangira imirimo, kandi mwakoze cyane. Murakoze namwe. The Bean Empire. Avoid and you pray.